ukuntu ufite ibineza neza kandi amafaranga utaraza, kandi ashobora no kutaza. Umuntu wawe gupromisinze ashobora no kurara apfuye, ariko ufite ibintu by'ibineza neza. Reka duhese icyubahiro. Haleluya, haleluya. Numenya kuri umwana w'Imana, ibyo bineza neza uzabihorana, uzabihorana iyo wumva umeze nk'umuntu ufite ibintu by'ibirori. Turi mu buzima bw'inyongezo. Haleluya. Mwese n'abavutse mu muryango ukijijwe twari abo gupfa no kurimbuka iyo tudakizwa. Haleluya. Ubuzima rero urimo wowe nanjye uyu munsi si ubwacu, hari uwabuduhaye. Urahamagarirwa rero kubaho kubw'uwo wabuguhaye. Umwuka wera umurika muri twe akazana akagahinda ko mu buryo bw'Imana. Ikintu cya mbere akora mu mutima wawe ni ukuguteza agahinda ko wabayeho wiyobora. Haleluya. Imbuto z'umwuka wera ntabwo ari ikinyabupfura cya kinyarwanda, ariko imbuto z'umwuka wera ni igitangaza cy'ubumana cyiza kikicara muri njyewe. Orutansi akagenda apfa akameramo urukundo rutagira impamvu. Haleluya. Akameramo kwihangana kudafite umupaka. Haleluya. Turaganira rero kandi mwagize neza gufata iminsi yo gusenga. Gusenga ni kuba mu mutima w'umuntu nk'uko umushumba yahoze abivuga, ni ubutumire bw'umwuka wera. Dukunda kuruhuka, dukunda kudamarara, dukunda kurya. Sinzi wowe ariko njyewe ndabikunda kandi bingwa neza. Ariko gusenga, kwigomwa ibyo kurya, kwiyiriza ubusa ni ubutumire buturuka mu ijuru ku ntebe y'Imana. Haleluya. Kubyitabira rero bikaba ikindi gitangaza. Isi yuzuye ibintu byose byiteranyirije hamwe kukubuza gusenga. Ni byiza. Kurera abana bya bikubuza, gucuruza bya bikubuza, kwiga amashuri bya bikubuza. Ibintu byose ni byiza, nibifite inyungu, nibifite umumaro, byiteranyirije hamwe kukubuza gusenga. Ni wowe rero wenyine ufatanijwe n'umwuka wera uzabyemera, ukavuga uti nkuye muri ibi bintu bimpuza, nkuyemo akanya kanjye ko gusenga. Ndimo ndamaraho iminsi itari mike mu itorero, ndimo ndumva imyaka irimo iba myinshi. Ngeze muri 26 y'agakiza. Nasanze itorero Imana ishobora kuriha ibihe byo gusenga nk'uku nguku, hakabamo abantu bamwe bahitamo kudasenga. Imana ikubabarire. Imana ikubabarire kuba mwuka wera yavugije inzogera mu matwi yawe ndetse akabyigiza bugufi bikagusanga mu nzu y'Imana aho uri, hanyuma ukongera ntusenge. Nukuri Imana ikubabarire. Kuri uyu munsi wa 15 ufatireho ubwire mwuka wera uti ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana mpinyota, nanjye ibihe byo kugendererwa n'Imana ntibincike. Haleluya. Wafatiraho mwuka wera, nasanze ari mwiza, data ni mwiza. Wafatiraho n'abakozi ba saa 11 bajya bagira umugisha nk'uwa batangiye, ariko ntubyihorere. Kandi mwuka wera yaracishije ibihe byo kugendererwa imbere yawe, bikaba byatambuka nk'ibisanzwe, ukaba wabimenyera. Tunubutaha bazongera basenge oya. Hanyuma kandi usenge uniyiriza. Siko bimeze mushumba? Ni amasengesho y'iminsi 21 yo gusenga no kwiyiriza ubusa. Haleluya. Ntago ari ukwiriza telefoni, nubwo nayo bayikwiriye kuyigabanya, ariko ni ukwiriza ubusa, ni ukureka ibyo kurya. Imana ishimwe cyane. Mwuka wera amaze iminsi abinyigisha, agomba kuba yarasanze ibiryo bihaye umwanya munini ahari. Ariko amaze iminsi anyigisha kongera kubwira abera kwiyiriza ubusa. Umwe mu mwami urimo gupfukamirwa muri iyi myaka ni umwami witwa ibiryo n'inda. Afite imbaraga, aradukuruye, tumuhorana bugufi. Ubu hari n'umuntu wiyirije ubusa ariko yahereye mu gitondo yibaza ikintu ari burya nimugoroba. Nibyo bintu yatinzemo, ibyo bintu yatekerejeho. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Abapantekote inshuti z'Imana, mwibuke ko ari mwebwe mwazanye ibintu byo gusenga no kwiriza ubusa muri kino gihugu. Mwongere mureke ubusirimu mu butereke hasi, kandi ubwo nyine bazongera banantumira, ariko ndababwira nyine ibyo nshaka nta kundi. Haleluya. Murasirimutse, mufite amafaranga muri kino gihugu kandi Imana irakayabaha, ariko mwongere mwibuke kwiyiriza ubusa kwa nyako, bitari ukugotomera amazi n'amaji, bitari pimanya saa 12 mu kadomo ukaba wicaye imbere y'ibiryo. Mwongere mugaruke muri bya bihe bya kera, turebe ko Imana yadutabara muri kino gihugu ikaduha ububyutse inshuti z'Imana. Haleluya. Nta gusenga no kwiriza ubusa, nta gupfumura kino kirere kirabuditse. Nta gupfumura abantu batitanze mu gusenga no kwiyiriza ubusa. Kandi ntago tuziriza ubusa tudasonza. Igifu kizumva inzara nibisanzwe, ndetse niwigira imbere mu byo udaheruka gasereri kazaza, ariko turabikeneye torero ry'Imana. Rero Imana ibaho umugisha mu nshingano nyinshi mufite, mu mirimo myinshi, ko mwashyizemo ni gahunda yo gusenga, kandi mugasenga mwerekeje ku mwuka wera. Haleluya. Mwuka wera niwe wenyine isi idashobora guhabwa. Ibindi bintu byose usengera isi yabihabwa. Waba urimo gusaba kubyara,
isi irabifite, zaba ari impano nziza. Isi hari ibindi bintu bisa nazo igikora, byaba ari amafaranga cyangwa gushaka umugore n'umugabo. Ibyo bintu byose ku isi birahari kandi tubisangiye nabo tudahuje uyu mwami. Haleluya. Barabitunga tukabitunga, hari igihe tugira byinshi, hari igihe bagira byinshi kuturusha, ariko ikintu cyonyine isi idashobora kubona ni umwuka wera. Haleluya. Nicyo gitangaza dufite muri twebwe abahawe Yesu. Rero ni uw'ingenzi, ni uw'umumaro, ni udushoboza ubu buzima bw'ubumana. Iyo avuyemo natwe tumera nk'abandi. Rero Imana ishimwe ko yashyize iryo shyaka mu mitima yanyu. Haleluya. Aha rero sinyira umushyitsi, nabaye umusangwa. Imana nishimwe, mfite inshuti nyinshi n'abavandimwe benshi, kandi Imana ishimwe ko mubyara neza, mukarera neza, n'itoro rya Kristo twese tubungukiraho muri iki gihugu. Haleluya. Murimo kuvuga ku murimo w'umwuka wera. Uyu munsi turavuga ku mbuto z'umwuka cyangwa imbuto z'umwuka wera. Ndifuza gushingira ku ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 kuva ku murongo wa 15 turageza ku murongo wa 20. Turaza gusoma n'ibindi byanditswe. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 tugeze kuri 20. Turamanuka buke buke. Haleluya. Kuri 15 niba twahageze. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14. Mujya mushimangira mvuga ngo ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndabikunda, ariko nta n'ubundi butumwa bwiza buhari. Ibindi bintu byose ni ibintu biri aho, ariko ubu ni ubutumwa bwiza, ni ubutumwa bukiza, ni ubutumwa buzura umunyabyaha agakira, akaba muzima, agahabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Paulo yavuze ngo ubutumwa bwiza ntabwo bumukoze isoni kuko ni imbaraga. Haleluya. Ntabwo ari amagambo, ni imbaraga ihesha uwizeye wese gukizwa. Haleluya. Yohana 14 umurongo wa 15 haravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Bibiliya y'Ikinyarwanda hari akantu yasize ubundi mu zindi ndimi kariyo kitwa if cyangwa si. Muri make twakabaye tuvuga ngo niba mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Niba mu nkunda, byanze bikunze muzitondera amategeko yanjye. Haleluya. Iki ni igipimo cy'urukundo. Abamukunda twese, abagize umugisha wo guhamagarwa nawe kuko niwe udukunda mbere, hanyuma tukitabira urukundo. Abari muri uyu mwitozo wo kwitoza kumukunda, duhugiye ku kintu kimwe kandi nicyo tuzakomeza kwitondera amategeko ye. Haleluya. Niwo murimo nyamukuru dufite. Imana ishimwe cyane. Niba atari wo murimo w'ibanze uri mu mutima wawe, garuka. Abamukunda twese. Haleluya. Twaba ducuruza, twaba turera abana, twaba turi mu ishuri, icyo twaba turimo cyose dukwiriye guhora duharanira, twifuza kwitondera amategeko ye. Iyo bavuze amategeko ye, si yandi 10 twafashe mu mutwe kera muri za gatigisimo, ahubwo nibyo yavuze byose, ibyo akunda byose, ibyo asaba byose, ibyo abwiriza byose, duharanira kubyitondera. Ikintu witondera ni iki? Ni ikintu ufata with much attention. Ni ikintu, yewe mana yanjye, ni ikintu cyakuriye attention yose y'amaso yawe. Haleluya. Nicyo kintu cy'agaciro ufite, nicyo kintu udakuraho amaso, nicyo kintu wandariye wifuza ko kitagucika. Uko niko kwitondera ibyo yahamije. Imana ishimwe cyane. Ni igipimo rero cyoroheje kivuga ngo turamukunda cyangwa ntitumukunda. Haleluya. Haleluya. Si ukuvuga ngo nabibashije, ariko se ndimo nanabishaka, umutima wanjye niho werekeye. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Igipimo cyoroheje kikwereka ko ukunda Imana n'ukuri muharanira. Haleluya. Urimo uraharanira kwitondera ibyo yahamije. Bimwe nturabibasha, ibindi unyuzamo ugasitara, ariko nicyo umutima wawe uharanira. Imana ishimwe cyane. Niyo dusitara turimo tugana, haleluya, mu gusohoza ibyo yategetse. Imana ishimwe cyane. Mu bintu yadusabye Yesu muri rya bwiriza riruta yandi, Great Commission, ryo muri Matayo 28 umurongo wa 20. Burya yaratubwiye ngo nitugende twibwishe mu mahanga yose, abazizera tuzababatize. Siko bimeze? Hanyuma tugire gute? Tubigishe. Haleluya. Tubigishe kwitondera ibyo yasize atubwiye. Muri make itorero n'abakizwa twese, umurimo dufite, haleluya, nuwo kwigisha abantu kwitondera ibyo Yesu yasize atubwiye. Igihe cyose twakuyemo gutoza abantu kwitondera ibyo Yesu yavuze, tuba turimo gukora umurimo atadusabye gukora.
Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hari inyigisho nziza nyinshi zigisha umuntu gutera imbere, uko yakwiga kwikunda, uko yacuruza, ibyo byose ni byiza, uko yarera abana, uko yaba umugore mwiza, uko yaba umugabo mwiza, parenting n'ibindi byose. Ibyo ntako bisa pe, ariko nibivanwamo akantu ko kwitondera ibyo Yesu yasize atubwiye, bizaba ari za filozofi zisanzwe z'abanyabwenge. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Niba mu nkunda, muzitondera amategeko yanjye. Kuki ndimo gutinda kuri iki ngiki? Nuko ibya Mwuka Wera bivugwa gusa, bibwirwa gusa abangaba bari muri runo rugendo. Haleluya. Nibo bireba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma ngo abagabo nibamukunda hari icyo azabasabira kuri 16. Abari mu mwitozo wo kumukunda. Haleluya. Haleluya. Rimwe turabegereza bigakunda ubundi bikatuna, ariko niwo mwitozo turimo. Haleluya. Nta kindi dushyize imbere no kwitondera ibyo yahamije. Imana ishimwe cyane. Abo rero bari muri urwo rugendo, haba hari abavutse uyu munsi bafite ukwezi kumwe, murabizi umuntu w'ukwezi cyangwa imyaka 3 abataritondera ibintu arabihutaza, ariko byibuze yaravutse. Imana ishimwe cyane. Hanyuma umaze gukura akagenda ashyira ibintu ku murongo, ndetse akagenda arushaho gusa na se. Ibyo ni byiza, ariko bibwirwa abavutse. Nibo rero agaruka ku murongo 16 akavuga ngo abo ngabo bari muri urwo rugendo nanjye nzasaba Data. Haleluya. Nawe azaba undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Ni bande Yesu asabira Data undi mufasha, undi umeze nkawe? Nabari muri uru rugendo rwo kwitondera ibyo yahamije. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu bidashoboka ko Umwuka Wera ahabwa abandi batari muri uru rugendo. Nawe azasaba si. Haleluya. Aduha undi mufasha, undi umeze nkawe, nk'igihe Yesu yari ahibereye, ariko none azabera muri twebwe twese icyarimwe, mu isi yose icyarimwe, ko bari muri uyu mwitozo wo kumukunda. Haleluya. Ngundi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Mpora mbabazwa n'uburyo natinze kwiga Bibiliya no gusoma ijambo ry'Imana. Buri kajambo kose n'akagufi gakuwe mu nteruro hagati gafite icyo kavuze. Imana nishimwe. Wo kubana namwe ibihe byose. Ibihe byose. Vuga ngo ibihe byose. Haleluya. Muri Pentecote basubizamwe abantu. Haleluya. Vuga ngo ibihe byose. Akarero k'ibihe byose kagiye gacika bamwe mu bana b'Imana. Bafite Imana ya rimwe na rimwe, Imana yo mu materaniro byaryoshye, Imana yo mu kanya ko kuramya, Imana y'igihe umwuka muhanze hakaba arimo ahanura, kandi ko kahanura uruhanuzi buvuye ku Mana. Ariko Imana ya rimwe na rimwe atari y'ibihe byose. Ibyo bintu rero birabiha, bituma isi kubasha. Iyo umaze guhanura mu kanya isi kubasha, kakuzimya ugakonje ugatagaza umunezero w'agakiza. Ariko aba bana nawe ibihe byose. Haleluya. Dufite umunezero utagikama, ijuru riradukingukiye bihojejeho, kuko ni isezerano ryacu. Azabana natwe ibihe byose. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko itagidusiga. Haleluya. Azabana nabo ibihe byose. Mu Kongereza kanjye kenshi haravuga ngo that he may abide with you forever. Abide nugutura forever. Ubu uri kumwe n'Imana, ni warakijijwe. Haleluya. Ubu Imana iri kumwe nanjye. Nibana nanjye mpagaze kuri kana gatute, irabana nanjye ndimo nsasa, irabana nanjye ndimo nkoropa, irabana nanjye ujya kurangura, iri kumwe nanjye. None niki kidutera ubwoba? Nuko utamenya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. He may abide with you forever. En fait qu'il demeure éternellement. Akantu ka éternellement mwakumvise? En fait qu'il demeure éternellement avec vous. Byiteka ryose. Abera ubundi turi bitangaza bigenda mu isi, nuko tutimenye. Turi bitangaza bigenda mu isi. Imana umuremyi w'ijuru n'isi, mushumba yavugaga ngo Mwuka Wera ntayobe byo mu ijuru, ariko ari kumwe natwe. Nuvuga ngo abasha kusogongeza ku byo mu ijuru. Yibona dufite umunezero nkaho twaritashye, nuko adusogongeza. Haleluya. Tuzi ibyo tubikiwe mu ijuru. Ubundi utasogongeye ku byo wikiwe mu ijuru, agakiza kaba kadafite icyo kavuze. Waba umeze nk'umuntu, yewe nk'umuntu wataye ubwenge. Ni gute wigomwa ibiryoshye, ni gute wigomwa ibyiza, ni gute wigomwa ibyungura, utararungurutse ibyo bikiwe mu ijuru. Ariko Umwuka Wera muri twebwe adusogongeza iyo tujya. Haleluya. Tukaryoherwa iby'isi tukabirenga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niyo mpamvu Stefano bamuteraga ibuye rya mbere, bakamutera irya kabiri ntabyihakane, bakamutera irya gatatu ntabihakane. Kubera iki? Yari yararungurutseyo. Ndabifuriza
Haleluya. Kwinginga mwuka wera. Ubukristo bwawe ntibube made in ADPR, ntibube made in Rwanda. Ubukristo bwawe ntibube made in kwisi. Ubukristo bwawe bukarunguruka. Haleluya. Ibyo bikiwe mu ijuru nibwo utazakamuka, nibwo isi itazakubasha. Haleluya. Tumuhe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Kandi ibyo bibikiwe twebwe abera, abantu basanzwe bavutse mu buryo busanzwe. Yewe data we, bafite n'ibituzuye n'ibyo batujije byinshi, ariko data yuko abyara ashima kumanura ijuru arituza muri twebwe. Haleluya. Wo kubana namwe ibihe byose. Yesu ndamukunda, niwe muvugabutumwa utarigeze yorohera abantu bamukurikira. Yababwije ukuri kose. Hari n'ahantu yagezemo aravuga ngo umuntu ngutanga se na nyina. Muranyumvira umuvugabutumwa bamukurikira? Uzanamo ibintu byo kwanga so na nyoko. Ngo udasiga ibintu bye byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Murumva hari imikino yari afite, yavugishaga ukuri kose. Haleluya. Ntashyeshya, ntashyiramo umunyu ngo aryoshye ngo abantu bakunde bumve, ahubwo ashaka ko abantu banza gukora imibare, bakabanza bakabara bakareba ko zamukurikira kugeza ku iherezo. Iyo avuze ikintu rero kiba ari cyo. Ntabwo yari kuvuga ngo umufasha kuzabana namwe ibihe byose azi ko azajya anyuzamo akadusiga. Yari kubitubwira clairement. Yari kububwira ati rero atazajya anyuzamo amanuke muri 21 jours, hanyuma yongera asubire mu ijuru kuko atabasha kubera hose icyarimwe. Yari kubivuga gutyo, ariko yarazwiye ngo kubana namwe ibihe byose. Haleluya. Ariko kutabimenya biratuzungurukije, dushaka abantu, dushaka abapasiteri, dushaka kutabimenya bitumye abera babaho barushye, kandi twaragenewe ikiruhuko cy'iteka. Wari kujya wihengeka ugahengana n'Imana yawe, byagushobera mu bucuruzi ukaba uri kumwe n'Imana yawe, wabahungutse ukaba uri kumwe n'Imana yawe, wabagize umugisha wo kuza guterana ukaba uri kumwe nayo, wabagize akazi kaguheza hirya no hino ntukonje ukaba ukiri kumwe nayo. Nibyo yaduhaye. Niyo mpamvu yabwiraga abigishwa be ngo icyaba cyiza nuko nagenda, kuko iyo kompaye kuhaba kwe no kuhaguma, akongera agakompara ibihe byo kuhaba bwa Mwuka Wera, asanga kuhaba kwa Mwuka Wera ariko kwiza, kuko ntukeneye gutega indege ngo ugiye Yerusalemu gushaka Yesu. Haleluya. Yabana nawe uri mu cyaro, yabana nawe uri mu mujyi, yabana nawe warize, yabana nawe utarize. Haleluya. Yabana nawe ugira bene wanyu, yabana nawe uri nyakamwe, mukimenyanira, ukajya ugira ibineza neza, ukajya berwa aho ubikura. Bakureba bagasanga ntusa nabyo, ariko umutima wawe ufatanye n'ijuru. Ubundi nitwe bwoko bwagombye kuba bafite umunezero ku isi, ariko turi mu bantu bakanyaraye kurusha abandi. Turi mu bantu bashobewe kubera kutamenya Imana igendana natwe. Murakoze kuvuga ku Mwuka Wera. Cyangwa nkamumenya birushijeho, hajya amenya uko muvuga. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Arakomeza ku murongo wa 17 ngo niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka aka ntibishoboka ngakunda cyane. Nibigira biti ntibishoboka ko abisi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho. Twebwe babandi yahereye hejuru avuga, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Haleluya. Uyu mwuka w'ukuri ntibishoboka ko abisi bamuhabwa. Ntibamurora, ntibanamuzi. Haleluya. Muri make guhamya ku Mwuka Wera, kwa kundi guhamya n'imyuka yacu ko turabana b'Imana, ko guhamya ni kuba mu mitima yabo ntako bafite. Niyo mpamvu ibyo tubamo bibayobera, rimwe na rimwe babona twarasaze, ubundi bagira ngo turabe escrow, ubundi bagira ngo hari ikindi dushaka. Nyine ntibamuzi. Haleluya. Uku guhamya ko ndi umwana w'Imana, mu Baroma 8:16 ngo umwuka w'Imana ubwe. Haleluya. Ntabwo ari umubatizo uguhamiriza, si pastor uguhamiriza, ni umwuka w'Imana. Niba waravutse ubwa kabiri, ni umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wanjye. Ntabwo tubiburana, ndabizi neza ko ndi umwana w'Imana. Haleluya. Umwuka w'Imana ubwe, himself ubwe, umwuka w'Imana araza agahamanya n'umwuka wavutse ubwa kabiri. Haleluya. Ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Uku guhamya kuri mu mitima yacu, abisi ntako bafite.
Imana ishimwe cyane. Amen. Ikibabaje nuko hari igihe n'ab'isi nabo baba bari mu rusengero. Imana itugirira ubuntu. Umurimo wo kubyarwa n'Imana waduhesheje kwihana no guhinduka abana b'Imana. Abo badafite uko guhamya, uwo murimo nturakorwa muri bo. Iyo tuvuze ngo ab'isi, nabo bose badafite uko guhamya kwa Mwuka Wera mu mitima yabo. Wa murimo Mwuka Wera akora kagahinda ko mu buryo bw'Imana mu Bikorinto ba 2:7-10. Urwandiko rwa 2 Pawulo n'ikitoro ry'Ikorinto 7:10. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kukazana agakiza. Ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Mwumve inshuti z'Imana. Haleluya. Uku guhamya Mwuka Wera ahamanye n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana bizahereye hano. Mwuka Wera yashyize kuzinukwa muri nge kutayoborwa n'Imana. Haleluya. Kwihana k'ukuri ntago guhera ngo nakoze iki, naribye, narasambanye, narabeshye, guhera mu kwanga ubuzima bwawe bwo kwigomeka ku Mana, kubaho utayoborwa n'Imana. Biriya bindi ni amashami, n'udusentomo, n'utumenyetso. Kubeshya, kwangana, amacakubiri, n'utumenyetso tw'indwara y'icyaha. Haleluya. Ni kuko umuntu yarwara malaria rimwe akameneka umutwe, ubundi akagira umuriro, ubundi akameneka amaso. Ibyo ni ibimenyetso. Ariko Mwuka Wera umurika muri twe akazana akagahinda ko mu buryo bw'Imana. Ikintu cya mbere akora mu mutima wawe ni ukuguteza agahinda ko wabayeho wiyobora. Haleluya. Hari abantu bakijijwe batarasambana, batariba, ariko bakijijwe ikisi. Uwo nyine bari we, uwo muntu wari warigometse ku Mana, atayoborwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ikintu rero giteye agahinda inshuti z'Imana nuko hari ibihumbi byicaye mu nsengero bitabyawe n'Imana, bitigeze bigira kano gahinda ka Mwuka Wera katicuzwa, gasunikira umuntu kwihana. Bashobora gutinya amaso y'abantu, bashobora kubikorera icyo babikuramo, bashobora kubikorera impamvu zitandukanye, ariko ntibarabyarwa n'Imana. Mujye mugira ngo abantu bose buzuye mu nsengero barakijijwe. Simvuga abana mu gakiza, nabo barahari. Simvuga b'intege nke ariko bakijijwe. Ndavuga abataramurikirwa n'Umwuka Wera ngo kano gahinda ko mu buryo bw'Imana gasunikira umuntu kwihana kwa kundi kuticuzwa, ntibirakore kuwo murimo nturakoreka mu mitima yabo. Imana ishimwe cyane. Aba nibo batugira inama z'umubiri, ibya Mwuka Wera ntibabizi, ntibabimenya, ntibabikozwa. Batugira inama zisanzwe z'umubiri, bakagumya bakicara mu rusengero ariko batarabyawe n'Imana. Bamwe muri bo ni bene wacu baje badukurikiye, abandi ni inshuti zacu, abandi ni abafana just nk'uko umuntu ashobora gufana Rayon Sport. Abandi ni abantu barabimenyereye, babyisanzemo. Iyo umuntu atinze mu itorero ahagira umuryango, siko bimera. Ufite abantu mumaze igihe muziranye, bamwe baraho kubera icyo kintu cy'ikiryango kiryoshye. None mwewe muri mu itorero rimaze imyaka myinshi. Ni ukuvuga ngo abantu bashyingiranye, barashyingirana, barabana, baberana abavandimwe kuko bahuriye mu itorero. Ariko bamwe muri bo ntibaragira kari agahinda katicuzwa, gasunikwa na Mwuka Wera. Barahari kuko bahisanze, barahari kuko bahafite inyungu runaka zihamaze imyaka. Ariko Mwuka Wera habera mwiza. Haleluya. Ashobora kuguha agakiza umaze imyaka 20 mu rusengero, umutima wawe ugatsindwa uri wenyine, ugatsindwa utahagaze imbere y'abantu kuko ufite izina ryubashywe, ugatsindwa uri wenyine. Haleluya. Ukamutumira akaza yo kabyara. Ni umunyembabazi, ntiyazanywe no kuduciraho iteka. Ntaza ngo kubaze ngo se muri iyo myaka 20 imaze ugira ute, ahubwo araza ngo ati ngwino mwana wanjye, kaze gusogongeze nawe ibyo mu ijuru, kaze wakira amahoro azanwa no kubabarirwa. Haleluya. Amahoro badahimbahimba, amahoro azanwa no kubabarirwa. Ubuzima badahimbahimba, batigirisha ubuzima bw'ukuri bw'Imana muri twebwe, cyangwa umutima wo kamukingukira. Haleluya. Haleluya. Kuki ndimo kuvuga ibi ngibi? Nuko iyo tuvuga ibyo kwera imbuto z'umwuka, hari igihe tubisaba abantu batigeze banavuka. Kandi nyine Imana ishimwe ko yitwa imbuto y'umwuka mu zindi ndimi.
haleluya. Si imbuto za orutansi, ni imbuto z'umwuka wera, si imbuto zawe. Urumva utarabyawe n'umwuka, twaba turimo tugushakiraho ibintu utazigera ugira amahuriro nabyo. Niyo mpamvu umurimo w'umwuka wera muri twebwe awutangira ahangaha, kukubyarwa n'Imana, ugahinduka nawe ikiremwa cy'umwuka, none imbuto zikazabona aho zimera, kuko si izawe, nta nubwo ari iz'itorero ryanyu ryiza, ni imbuto z'umwuka wera. Imana ishimwe cyane, haleluya. Niyo mpamvu inshuti z'Imana dukwiriye gusenga ab'itorero, tugasengera abavandimwe, tugasengera abo tubana. Ibihe byo gusenga bikaba byinshi, kugira ngo abavandimwe bacu bari mu nzu y'Imana ariko bagitwikiriye, batarahura n'ubu buntu, tubasengera nabo batwikururwe. Imana ishimwe. Haleluya. Kubabyawe n'Imana rero ntabwo turi twenyine, turi igitangaza kigenda mu isi, kuko Imana ubwayo yashimye kuza kuba muri twebwe. Ku murongo wa 18 haravuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Haleluya, haleluya. Ababyawe n'Imana ntidusigara twenyine mu isi. N'igihe waba wumva uri wenyine nta gishyigikira ufite, yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Haleluya. Yaje aho ndi, yaje aho uri. Niba warabyawe n'Imana, ari kumwe nawe. Mu bitangaza bikomeye twakorewe umunsi twakijijwe, harimo gucika urupfu rw'iteka. Haleluya. Nta rubanza kuri twebwe twese bari muri Kristo Yesu, tuzataha mu rugo kwa papa. Imana ishimwe cyane. Ariko harimo ikindi gitangaza gikomeye, Imana mu bumana bwayo ikururuka ikaza kubana nawe, ikaza kuba imbere muri njyewe, umuntu udashinga, umuntu wakererewe gukizwa, umuntu w'amafuti, umuntu w'intege nke. Haleluya. Umunsi nakijwe Imana yaraje ibana nanjye. Nanjye kuvuga ngo ni umutungo wanjye bwite, ariko iri kumwe nanjye, iri kumwe nawe, iri kumwe nanjye. Rero ntiwakijwe urupfu rw'iteka gusa, ahubwo Imana yarururutse iza kuba imbere muri wowe. Haleluya. Imana tuyihaye icyubahiro. Amen. 19 ngo hasigaye umwanya muto ab'isi ntibabe bakimbona. Yesu yari fizike, agaragara yambaye umubiri, agiye bo ntibari gukomeza kumubona, ariko twebwe turamubona biciye mu mwuka wera. Haleluya. Hasigaye umwanya muto ab'isi, babandi batabyawe n'Imana, babandi bataragira umugisha wo kumurikirwa n'umwuka wera ngo bagire ka gahinda gasunikira umuntu kwihana. Ngo hasigaye umwanya muto, abo nyine ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Haleluya. Murabibuka ab'isi ni abatarabyawe n'Imana, ntibishoboka ko bamubona. Haleluya. Iby'ubu bwami kuri bo ni ibintu by'imibare, ni ibintu byo guterateranya, ni ibintu by'inyungu. Ariko ababyawe n'Imana dufite ibanga, twasogongeye ku byo tubikiwe mu ijuru. Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Ntidusiga twenyine. Imana ishimwe cyane. Iki kintu Yesu yatubwiye ngo mwebweho muzambona. Haleluya. Tubana n'Imana iteka. Simvuze ko gusenga kwacu gusubizwa iteka uko dusenze. Habigiye gutinda, habigiye dusubizwa muri form itandukanye niyo twashakaga, habigiye ibyo twasabaga biba bitandukanye n'imigambi y'Imana, ariko Imana iri kumwe natwe. Ababyawe n'Imana. Haleluya. Tugeze mu gihe isi itashobora kumenya ibya Yesu, ariko twebwe ababyawe n'Imana tuzamubona. Haleluya. Turabimenya neza ko Imana iri kumwe natwe, tugendana nayo. Haleluya. Iri muri twebwe, kandi byaduteye impinduka z'uburyo bwose. Uzarebe iyo wegeranye n'umunyacyubahiro hari ukuntu wigengesera. Yesu ashimwe. Haleluya. Nta nubwo ubanza kubitekereza. Icyubahiro afite kigutera kwigengesera, kigutera kugabanya amagambo uvuga, kigutera inyifato runaka, kigutera kugenda ureba ko utari bumugonge cyangwa ngo umukandagire, kigutera kumukurura intebe utarabitekereza kubera icyubahiro afite. Haleluya. Tubana n'Imana, umuremyi w'ijuru n'isi. Ababizi twese byaduhinduriye ubuzima. Haleluya. 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 Ntitukiri abacu ngo twigenge, ntitugigana aho dushaka, ntitukivuga ibyo dushaka, ntitukiba mu byo dushaka, kuko tugendana n'umunyacyubahiro uruta abandi.
Haleluya. Igishobora gutuma umwana w'Imana aba mu bibonetse byose nuko atamenye icyamubayeho, nuko atamenye uwatunze, nuko atamenye Imana igendana nawe. Ariko iyo twabimenye nta muntu utubwirije, birikora. Haleluya. Birikora. Iyo ugize umugisha wo kwegerana n'abantu b'abanyacyubahiro, usanga bafite ibintu biri ku murongo. Mwarabibonye? Ibintu byabo bifite ukuntu bitunganye. Ibintu byabo bifite ukuntu bitarimo akajagari. Hari ukuntu bihita bijya mu buryo. Imana umuremyi w'ijuru n'isi yahishemo gutura mu mitima y'abamwizera. Haleluya. Imana ituye mu buzima bw'abarokore, abacitse urupfu rw'iteka. Imana umuremyi w'ijuru n'isi atuye muri twebwe. Haleluya. Nituramuka tubimenye, imigendere yacu izahinduka, ubuzima bwacu buzahinduka, kandi tuzahinduka igisubizo mu isi ya none. Ariko kubiyoberwa bituma upapana, icyubahiro cy'Imana kigasuzugurwa, izina ry'Imana rigatukwa, kuko tutamenye nuba muri twebwe. Imana itugarukeho. Haleluya. We kuba nawe mu bantu batareba Yesu kandi uri muri babandi yaravuze ngo mwebweho muzambona. Ku murongo wa 20, ngo uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri njye, nanjye nkaba muri mwe. Uwo munsi Mwuka Wera naza. Haleluya. Muzamenya ko ndi muri Data. Hari ibintu muzasobanukirwa batiga muri theology, batiga muri école biblique. Haleluya. Ibintu Mwuka Wera adownloadinga mu ijuru akabigicaza mu mitima yacu. Ngo uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri njye, nanjye nkaba muri mwe. Mwumvise aho dutuye? Haleluya. Ibisi ubumenyi bakura mu ishuri, iri ni hishurirwa rihita rimara ubwoba n'impagarara z'uburyo bwose. Uwo munsi Mwuka Wera naza azatumenyesha ko Yesu na Data ari umwe. Zirya mpaka mwumva mu madini ya bene wacu, y'abavandimwe bacu, nyine ibi ntibabimenye. Haleluya. Ngo Yesu ni umuhanuzi ukomeye, Yesu si Imana, ntabwo wabarenganya. Igihe Umwuka Wera azamurika bazasobanukirwa ibi bintu. Haleluya. Ariko wowe wabimenye. Haleluya. Ngo uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri njye. Bande? Twebwe abizeye. Tukaba muri mwe, nanjye nkaba muri mwe. Yesu ari muri njyewe biciye muri Mwuka Wera. Haleluya. Ubu ni ubwiru bw'igitangaza bwo guturwamo n'Imana. Wasuzugurika ute, washoberwa ute, waba epfo na ruguru ute, Imana ituye muri wowe. Murabizi kutamenya birica. Haleluya. Umuntu w'umukire cyane ufite ubutunzi bwinshi bwo kwisi ukomeye aramutse akwadobse akakugira umwana we, ariko ayo makuru ntakugereho cyangwa ntuyamenye, impapuro se zigahishwa cyangwa nizikugereho, nyamara yakugize umwana we. Uri umuragwa w'ibyo atunze byose. Yirirwa gushakisha avuga ati nimumuntumireho uwo mwana wanjye, uwo mwana nadopse warorongotaniye pfiyo ngiyo mu bihanamanga, nimumuntumireho, mumubwire ngo umurage uramutegereje, mumubwire ngo iwanjye mu nzu hameze nk'ibwami haramutegereje, nimumuntumireho. Uriya mwana nubwo bamaze kumwandika muri uwo muryango, ntazareka kubaho nabi, ntazareka kuruha, ntazareka kugorwa, kuko amakuru ntarayakira. Turabana b'Imana. Ijuru ryahisemo gutuza Imana muri njyewe. Haleluya. Abakijwe turi ibitangaza bigenda mu isi, ariko ayo makuru kuko bisaba kuyumva igihe kirekire ngo akwinjire, kandi ntuyumva umwanya uhagije. Uyumvaho gakeya, kandi bazigisha kuri topics zitandukanye, ukayumvaho gakeya mu materaniro, ukagenda atagucengeye kubera uburushyi bw'iwanyu n'imivukire y'iwanyu. Wavutse satakwemera, uvukanye ko atakwemera, urakena urapfapfana, umugabo aragutuma. Umva iyo miruho yose, iki gihe uku kuri kuzacengeramo ryari nutemera ngo urambye ku birenge bya Yesu, gucengere mu mwanya uhagije. Ariko muzi imiruho tuba twikoreye hano mu isi. Rero ukuri kw'ibyo Data yavuze bisaba ko bimara mu mwanya, bigasokinga bye, bikinjira. Ubu byaranyinjiye, bimaramo ubunyamirambo, bimaramo gupfa nabi, nari mpfuye mpagaze. Ijambo ry'Imana ryaranzuye. Haleluya. Hanyuma ndimenya ko umwana w'Imana. Imiruho rero ituma udatinda ku birenge bya Yesu. Ubujabagurika n'uburi muravuga ati ariko ubu bararangiza ryari? Sura mugore nako numva avuga n'ubundi nibyo bari baravuze, ubundi bazanye iki?
nyine nje kubisubiramo kugira ngo byinjire, kuko ntibyinjiye. Iyo byinjira wari kuba utandukanye n'uko umeze, wari kuba wuzuye imbaraga z'Imana n'umunezero w'agakiza no kuryoherwa. Uzari bifite ibintu by'ibiro n'iminsi mikuru, uburyo bufite guhinda, cyangwa izi neza ko ari utuntu tw'udufaranga uzabona ejo hazaza. Ariko ubu ufite ibineza neza kandi amafaranga utaraza, kandi ashobora no kutaza. Umuntu wayagupromisinze ashobora no kuba yarapfuye, ariko ubu ufite ibintu by'ibineza neza. Reka duhese icyubahiro. Haleluya, haleluya. Numenya ko uri umwana w'Imana, ibyo bineza neza uzabihorana, uzabihorana iyo wumva umeze nk'umuntu ufite ibintu by'ibirori. Haleluya. Isi nanirwe kukuzimya, isi nanirwe kukubasha, kuko uhorana ibineza neza byo wagizwe we n'Imana ituye imbere muri wowe. Reka tumuhe icyubahiro yo kabyara, akwiriye icyubahiro. Waturobanuye mu magana menshi y'abanyabyaha. Haleluya. Akatugira abana be, akatubwira ngo sinzabasiga nk'imfubyi. Abakristo benshi babayeho nk'imfubyi, barishugurikira, bararushye, barapfuye, kandi Imana iri imbere muri bo. Bahora no mu nkanyari, n'ubarimo bavuga tusubira risetse iki. Reka nseke kuko hari iminsi ntasekaga, kubera ko maze iminsi iseka abantu bashaka kugira ngo niko byahoze. Siko byahoze, ni bishyashya. Haleluya. Yarambabariye, yanditse amazina yanjye ngewe urutanse mu gitabo cy'ubugingo. Narababariwe, ndi umwana w'Imana. Imana ituye imbere muri ngewe, sinjye kwishakira ibunaka. Iyo tugiye kwihererana njyana nayo. Haleluya. Tukihererana, tukongera tugakomeza urugendo, tukagaruka mu kazi. Imana yarambabariye. Imana yarebye mu magana menshi y'abanyabyaha, nanjye irampamagara, ituye imbere muri ngewe. Haleluya. Ayo magambo ukwiriye kuyumva inshuro nyinshi zishoboka, kugira ngo ye kuba amakuru aguhindukire hishurirwa. Amakuru n'ihishurirwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Amakuru aguma ari amakuru, agatambuka mu mutwe nk'amakuru, nka information just. Ariko ijambo ry'Imana ntiryangendeye ku information gusa, ritangira Yesu ari information, ariko waryumva bihagije rikacengera muri wowe. Nubwo wapfa, nubwo watunga cyangwa waheba, ukaba ubizi neza bibyigana muri wowe kuri umwana w'Imana. Abantu bagahangayika ukajya wumva bimeze nk'aho bitakureba, nk'aho udatuye ku isi, kuko urabizi neza kuri iki, uri umwana w'Imana. Haleluya. Cyaduhabera bakizera ibyo Kristo yabahaye, cyaduhabera bakarekeraho kubaho nk'abadatunze umwami uko babayeho. Haleluya. Imana ishimwe. Imbuto z'umwuka wera rero si ikindi, ni ubuzima bw'Imana bwahingutse inyuma, abantu bakabubona. Haleluya. Imbuto z'umwuka wera si ikindi, ni ubuzima bw'Imana. Murabizi ari imbere muri twebwe. Ni ubuzima bw'Imana buhinguka inyuma, abantu bakabubona, natwe tukabyenjoyinga, tukabinezererwa. Iyo mbwiye umuntu ngo Yesu ari muri ngewe, ntabwo biba bigaragara, ntabwo aba abibona. Haleluya. Urusaku rwanjye ntacyo rubwiye abatarakizwa, ariko ubuzima bw'ubumana buri muri ngewe bujya buhinguka inyuma. Bakavuga ati nubwo tutemera ibyo avuga, ariko afite urukundo. Nubwo tutemera ibyo avuga, ariko ni umugwaneza. Nubwo tutemera ibyo avuga, afite kwihangana kurenza ugusanzwe. Nubwo tutemera ibyo avuga na doctrine ze tutazishingiyeho, ariko hari ikintu kimuri mwe kitwattractinga. Haleluya. Hari ikintu kiri muri we kiryoshye, hari ikintu cyumva twakomeza kumwumva nubwo tutabyizera. Yesu ashimwe. Haleluya. Niba bene wacu batazi Imana yacu, icyo kintu batakitwumvamo, haracyari iki? Akabazo. Baraduhunga. Iyo tuhageze bakizwa n'amaguru, ariko atarava hano ryari kwiyazaza n'umushiha wose. Turi abatante b'abana batugendera kure, tugahinduka ba nyirabukwe b'abakazana baduhunga. Haleluya. Imbuto z'umwuka rero turazizi, turi buzisome, ariko nagira ngo nkubwire kano kantu koroshye ukagumane mu mutwe. Ni ubuzima bw'ubumana. Ya Mana iri imbere muri ngewe, ya Mana ubabwira, warakijwe kuva muri 60. Mana ishimwe kandi guha umugisha. Uri umwana wa pasiteri, pasiteri wari umwana nawe wa pasiteri. Uri mu bantu ba mbere bavuze mu ndimi muri kino gihugu. Ububyutse buza ahandi hakurya wari uhari, cyangwa papa yari ahari, cyangwa papa wa papa yari ahari.
ariko reka nkubwire, imbuto z'umwuka wera ni ubwo buzima twebwe tutareba, ni ubwo buzima bw'icyakoretse imbere muri wowe ariko buhinguka inyuma twebwe tukaryaho, tukarya kuri Yesu wawe. Haleluya. Turahasoma ubumwe bw'uwo muri n'abapantekote muzizi mu mutwe. Haleluya. N'umurongo muzi aho uri, mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa kangahe? Mwazivuga no mu mutwe. Haleluya, haleluya. Ariko ni ubumana bwahingutse inyuma, nshuti z'Imana. Igifite umumaro muri isi ya none si doctrine yanjye, si doctrine yawe ngo nyikuratire, ni Kristo muri nje wahingutse inyuma ukaba wamubona. Mana ishimwe. Haleluya. Izi mbuto kandi niki kizimeza zikaba nyinshi, cyangwa zikagaragara, cyangwa zikabyibuha, cyangwa zikaryoha, bizanwa n'uburyo ugenda wiyegurira ya Mana yaje imbere muri wowe, ukurushaho kuyigandukira. Niko imbuto arizo buzima bw'Imana buhinguka inyuma burushaho nabwo kugaragara, buragwira tukabubona. Ukurushaho kwiyegurira Imana, ukurushaho kugandukira Imana. Kuganduka ni ukwemera gushyira hasi ubutware bwanjye n'ubushobozi bwanjye nkayoboka undi muntu. Biravuna. Haleluya. Kugandukira Imana ni ugushyira ibyo Rutansi yashakaga hasi, niba binyuranye n'iby'Imana yashakaga, nkavuga ngo Yesa ndiyo Bwana, ndakwemereye Mwami. Niyo mpamvu kuganduka bivuna, ko kuganduka biramvuna, birakuvuna wari uhagaze, kandi murabizi twese dukunda guhagarara no kwema. Mashaka ibyo mvuga bari byo birikurikizwe. Abashakanye, haleluya, duhorana rezo, burya ni njye uyihorana ni wowe uhora mu kuri. Haleluya. Kuganduka rero ni ugushyira hasi byari ukuri kwanjye, mwemera kuyoborwa n'Imana. Reka tuhasome Bagalatiya igice cya 5 22 kugeza kuri 24, ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Bimeze bityo nta mategeko abihana. Aba Kristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. Haleluya. Niki gitumye imbuto zubahisha Imana ziba nkeya muri twebwe bitwa abakristo? Nuko kwiyegurira Imana byuzuye ari bike. Ntago tuyiha wese, ntago tuyirekuriramo wese. Twibagiye ko tutari abacu ngo twigenga. Tuba twumva Imana yagira ijambo ku gice kimwe, ariko iki nanjye ngakomeza ngahagararamo nka Rutansi, ngahagarara wese. Nitwemere Imana kwitugondagonda, kwivunagura ibintu byose muri nje bitajyanye nayo. Murabizi Yesu yari umwana w'intama ariko akaba n'intare. Haleluya. Intare ni igice cy'imbaraga, niyo mpamvu iyo tuvuga iby'impano mwumva biryoshye. Ariko imbuto nicyo gice cyo gupfa kwanjye, nicyo gice cyo kuba umwana w'intama. Muri make imbuto zivuka mu ifumbire yo kubambwa kwa kamere yanjye, gupfa kwa kamere yanjye. Haleluya. Mu ifumbire yo kwemera gupfa kwawe niho havuka imbuto z'umwuka wera. Niyo mpamvu imbuto z'umwuka wera ni intege nke ku mukristo. Ni gutunyanga njyewe sinkwange kandi nzi kwangana nabishobora. Haleluya. Ni gutukomeza gukunda umuntu uguhemukira. Ni gutukomeza kwihanganira ibintu bitakabaye byihanganirwa. Niyo mpamvu imbuto ni igice cyo gupfa, ni igice cy'intege nkeya. Yesu yaje afite byombi, umwana w'intama kandi n'intare yo mu muryango wa Yuda. Haleluya. Igice cyo gupfa rero ku bukristo ntago tugikunda kuko gikora kuri kamere yanjye. Nkaba nendaga kugusubiza no kukwereka ko nanjye nzi kuvuga bati pfa orta pfa gabanya amagambo, ceceka. Haleluya. No gupfa. Imbuto z'umwuka wera ziva mu ifumbire yo gupfa kwawe. Urugero wemeye gupfa no kubamba kamere yawe, kubamba ubwibone bwanjye na selfishness yanjye no kwikunda kwanjye. Urugero mpfuyemo ni narwo rugero rw'imbuto zawe, ni narwo rugero rw'imbuto zanjye. Muranyumva nshuti z'Imana? Uko gupfa kwanjye kuba gukeya niko n'imbuto zanjye ziba nkeya. Gahinduka umukristo uhanda, kwihangana ntako, gukunda ntako, ngukunda ngufitemo umubare, nkagukunda kuko nawe uzangirira utya.
nkagutwerera kuko nawe uzantwerera, nkagusura kuko nyine urasura. Uri umuntu bikwiriye ko basura, ufite aho utwicaza kandi natwe uzadusura mu gihe tuzaba tubikeneye. Imbuto z'umwuka wera niyo mpamvu zitwa iz'umwuka wera atari iz'abantu. Haleluya. Ni urukundo rukomotse ku mwuka wera rudafite imibare namba. Haleluya. Reka mbabwire inshuti z'Imana ko ibi bintu bikenewe, kuko urukundo rwo ku isi rwose rufite imibare. Yewe n'urwo mu bashakanye iyo batacubiriye muri Kristo rugira imibare. Bavuga ngo ndamukunda kuko nawe yagize gutya. Iyo atagize gutya urukundo rwawe nawe rutarukama. Nicyo kikwereka ko rudakomoka ku mwuka wera. Iyo rukomoka ku mwuka wera rwitoza gukunda nk'uko Yesu yadukunze. Yadukunze ntacyo aduciye, turi babi, niyo namucumuye arakomeza kankunda, arakomeza kambabarira. Ibyo nibyo by'ubumana. Imbuto z'umwuka wera ntago ari ikinyabupfura cya Kinyarwanda, ariko imbuto z'umwuka wera ni igitangaza cy'ubumana cyiza kikicara muri njyewe. Orutansi akagenda apfa akameramo urukundo rutagira impamvu. Haleluya. Akameramo kwihangana kudafite umupaka. Nongera mvuge ngo bimera mu ifumbire yo gupfa kwanjye, niyo mpamvu bibabaza. Birababaza ko biba birimo kunyica. Najya kureka kwihangana, nshaka kukwereka ko nanjye ndi umuntu w'umugabo wakwirwanaho. Gupfa. Imana ishimwe cyane. Izi mbuto zizagwira uko ugenda wiyegurira Imana, uko uyemerera ikakwica, ikakugondagonda. Yemwe abakijijwe turi mu buzima bw'inyongezo. Haleluya. Mwese n'abavutse mu miryango ikijijwe twari abo gupfa no kurimbuka iyo tudakizwa. Haleluya. Ubuzima rero urimo wowe nanjye uyu munsi si ubwacu, hari uwabuduhaye. Urahamagarirwa rero kubaho ku bw'uwo wabuguhaye. Turahamagarirwa kubaho nk'abazuki. Ziko biri buvugike neza. Mu Baroma 6 umurongo wa 13 ngiye guhana ku musozo kubw'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Aravuga ubutumwa bamwe basoreshwa n'ubuntu bw'Imana. Abaroma 6:13 ngo kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa. Ako nako ni keza ariko ndashaka kano. Ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuki. Ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Yemwe abakuwe mu rupfu rw'iteka. Nagira ngo mbibutse ko muri mu nyongezo. Haleluya. Mwihe Imana nk'abazuki. Umuzuke ni umuntu warupfuye akagarurirwa ubuzima. Uwo muntu aramutse akomeje kubaho arangaye, akomeje kubaho ateta, yaba yibagiwe aho avuye. Haleluya bakijijwe. Haleluya, haleluya. Bibiliya itubwira ngo twihe Imana nk'abazuke, turi mu buzima bw'inyongezo. Haleluya. Ntabwo ndi bwihangane kuko nkunze kwihangana, ahubwo ndi bwibuke ko ndi mu buzima butari ubwanjye. Hari umuntu wapfuye ngo mbe ndiho. Haleluya. Ndi mu buzima